iki urukundo ruracyari rubisi ruracyari uruhinja we Nsikuri mumaranye nk'atanu se umuntu yari kubashize oya nabiri pe mumaranye abiri ahisa kudupresenta tayari beke abari tayari ubundi azamuberaho uriya tabaye yego kugira ngo nyine abashe kuba we yanyizera atamfata nk'uwo mukobwa babanje kubana gukundana uyu murenge waba ari ngombwa ko n'ubundi kwa mwasezeranye kubana mu byiza no mu bibi ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe bagiye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi kanizere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye ndabashimira cyane ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga ndetse n'izindi nyunganizi zose ku bantu tuba twaganiraho bagiye batandukanye reka nshimire nawe utanga ibitekerezo ndetse nawe ufasha ku byo bijyanye n'ubushobozi ku bantu tugenda tuganiriza bagiye banyuranye ukaba witanga ukagira umuntu ufasha bitewe n'ikibazo cyangwa se ubuzima abayemo muri iyi minsi ndagushimira cyane Imana igisubiza ahantu uba wakuye turi kumwe na Rehema ari we umusheri wa Lucky ngira ngo muramwibuka mukimana mureta mumwibwira tugiye kuganira atubwire imva n'imvano y'urukundo rwe na Lucky ndetse naho rugana wa munsi twaraganiriye nawe batubwira nyine uko Lucky yatubwiye uko bahuye uyu nawe atubwira uko yumva ku ruhande rwe ko yumva muri we na Lucky ariko uyu munsi nifuje kumenya nawe uruhande rwe kuri Lucky kuko buriya iyo abantu bari kumwe hari igihe umuntu atisanzura neza nk'uko yaganira umuntu batari kumwe cyane ko nabonye Rehema ushobora kugira isoni narakubajije ngo XM mwapfuye iki ngo hoya wagira ngo adafuho kandi mwaratandukanye oya buriya hari ikintu kiba kiri private mu kukivuga kubivuga ukabyitondamo nta kibazo hanyuma rero nifuza ko tuganira nizere ko ntacyo bigutwaye nanone nta kibazo nagira ngo hari abantu benshi barakwishimiye bavuga ati felicitation kuba uri umukunzi mushya wa Lucky kandi koko ni byiza turabashyigikiye yego zatubera umukazana mwiza cyane nahise nkugira umukazana kabaye niho biri kugana n'ubundi zatubera umukazana mwiza ntuzatubere nk'abandi ntuzatubere nk'abakubanjirije kandi witwara nabi nawe tuzari kunyuzamo sibyo hanyuma Lucky twaraganiriye ubushize atubwira ukuntu mwahuye atuganiriza nyine tumubaza story y'ukuntu mwahuye aho mwahuriye ariko akantu yatubwiyemo numvise yatubwiye karawe ngo burya ngo wamukunze mbere ariko gusa ntago wamukunze ngo umubwire ngo ndagukunda hari ukuntu ukunda umuntu ukajya ukora geste tuganirije ratubwati nari ndwaye atabantu abashiti banjye baza kunsura harimo ngo wari inshuti ye aza nawe uzanye nawe uwo ngo wari inshuti yawe ngo ukimubona ngo ugenda umutima urehareha utangira kwariza amakuru ya Lucky se Lucky yarakize Lucky akubana Lucky ariko yararwaye ubwo rero yaratubwiye ati buriya rwose Rehema ikintu namukundiye nuko nyine yambonye akumva ngiriye impuhwe kubera ko nari ndwaye akajya abaza amakuru y'uko meze atanze ari ubwa mbere yarambonye ati rero urumva ko nanjye ngomba kumwitaho uwo mukobwa ubwo rero urumva ko nawe wateye intambwe ya mbere nka ndirimbo Knowless yaririmbye ngo teye intambwe ya mbere ngo izindi ijana nzitere niba ari ijana niba ari 10 nawe waramubonye arwaye uhita umukunda arwaye cyane nagombaga kumwitaho uko nshoboye uza gake byiza cyane hanyuma nagira ngo nkubaze mu rukundo rwawe na Lucky na kahe kantu ni cyo kintu ubona Lucky agoyemo iyo mvuze ngo agoyemo hari ukuntu ukundana n'umuntu ukabona uburango baravuga nyine abantu kuko tuba dutandukanye turi babiri hari ibyo wumva hari ibyo nanjye mba ntumva hari ibintu mujya muganira ukumva wenda ntabyumvise neza cyangwa se ukabona hari ibyo muganira ukumva ni mu bihuje akaba yabikomeza cyangwa se ukaba wamukansaringa ati sheri wirakara ni nk'ibihe bintu mu gihe mumaranye kwanza mumaranye kingana gute
amezi 2 yonyine. yego Shane karacyari make. urukundo ruracyari rubisi Ruracyari uruhinja we. Yeah. Nsikuri mumaranye nk'atanu se umuntu yari kubashize. oya ni 2 pe Mumaranye 2. Ahisa kudupresenta tayari. Beke abari tayari ubundi. Hanyuma ni cyo kintu ubona Lucky agoyemo agoranyemo kumva cyangwa muganira ukumva nyine hari akantu mudahuje wenda bikaba ngombwa kumwe muri mwebwe wenda aca bugufi. Lucky buriya nagakunda umuntu umuhatiriza ikintu. Nimba akubwiye ngo iki ni iki ubwo kiba ari icyo nyine. Ntagakunda umuntu umubwira ati caha gira gutya bimeze gutya na gutya. Wabashaka nyine umurongo we yatekerejeho ari wagenderaho. Ubwo ntago mujya inama none. Oya kujya inama turayijya ahubwo we ikintu adashaka. Ariko nawe ubwo ikintu adashaka nyine ntago aba agishaka. Ariko ntago ari kuvuga yuko kiba ari kibi kiba ari iki. Nuko nyine ikintu adashaka we ashobora kuvuga ati ngewe ntago nshaka kujya. Ubwo nimba bimbwiye nkanjye nk'umukunzi we ugomba kutajyayo nyine ngomba kubyumva kuko aba yabimbujije. Ugiye kujyayo murasereje. Turabanza twicare tubiganireho mbwira icyo naba ngiye gukora. Ambwira ati genda cyangwa se iki ntago ari cyo bireke. Kuko kantu ubona kagoranye kuri we. Ariko ibindi nta kibazo. Oya ibindi nta kibazo pe. Hanyuma kubijyanye na ubushize ambwiye ko utaraganira n'iwanyu ngo bakire ko ufite umukunzi. Kandi buriya iyo ufite umukunzi ubona uri seriye yego mumaranye amezi 2 ni make pe. Ni make cyane ku buryo wahita wizera ko umusore mufite gahunda yo kubana. Gusa none hari ukuntu mureba bura umuntu uri seriye uramureba ukamwibwira. Bura n'umuntu ukubeshya ntago yakubeshya amezi 2 utaramumenya. Cyangwa umuntu ukuryarya uramureba amezi 2 wamumenya. Ko biri kose mu mezi 2 mumaranye ufite ibintu utangiye kubona byiza bye cyangwa bibi. Ntago urateganya nta kintu urabwira iwanyu na n'ubu ufite sheri. Sinzi impamvu ndi kuvuga fiance nashyushye ubu. Ndi gucika nkavuga fiance. Nta kintu urabwira umuryango wawe cyangwa iwanyu nyine ko ufite umukunzi mushya. Ubushize dukora ikiganiro nababwiye ko ntarabivuga. Ariko ubu narabibabwiye. Barabizi? Nabibwiye mama ariko gusa. Papa ntago ndabimubwira. Utababwiye bose singanyumvira. Buriya umubyeyi w'umumama ashobora kukugira inama bitewe n'ukuntu wamubwiye ibintu bimeze. Ariko ntago biba ari ngombwa guhita wihutira kubibwira umubyeyi w'umupapa. Umumama ashobora kukugira inama ko nawe aba yarabiciyemo. Akakubwira ati ibi nibyo ibi ntago ari byo. Ariko narabimubwiye arabizi. Hanyuma Lucky hari ubuzima yanyuzemo mbere nyine buriya cyagihe nanze kurirwa mbimubaza kuko nabonaga asa n'utiteguye guhita abisubiza. Hari umuntu witwa Faride twamuvuzeho cyagiye turi kuganira sinzi ushobora kuba utaramenye uwo ari we. Ariko twamuvuzeho ni umufiyemeri bakundanye nyine imbere yawe. Ariko nyine bisazi biragorana. Nyuma baratandukana nyine byanze. Sinzi nimba yarigeze amukubwira aho yaba yarigeze amukuganirizaho umuntu witwa Farida nyine ku rukundo bagiranye. Yamunganirijeho. Yabikubwiyeho? Yabimbwiyeho. Abikubwiyeho yamukubwiyeho iki? Yambwiye ko nyine Farida bakundanyeho. Barakundana ariko urukundo rwabo ntago rwashobokaga kuko uwo mukobwa yajyaga mu bagabo. Bigera naho aza kumugerekaho indi itariye. Nyine Lucky ubona yuko agifite ikintu cy'igikomere. Ari nayo mpamvu yabinganirijeho nyine akansaba ko nazamuberaho uriya atabaye. Yego. Kugira ngo nyine abashe kuba we yanyizera atamfata nk'uwo mukobwa babanje kubana gukundana.
baranabanye ariko ariko ni igihe gitoya babanyeho igihe gitoya bitewe n'imyitwarire y'uwo mugore nyine. Hanyuma ni ikihe kintu, ni iyihe mico ku muntu wese mwaba mukundana wanga? Nibihe bintu wanga ushaka kuvuga ati ku muntu dukundana iki n'iki ndacyanga, cyangwa si nkunda umusore twakundana waba ukora ibi n'ibi? Urugero nko kunywa itabi, nyine nk'imico udakunda ku muntu wese mwaba mukundana. Ikintu cya mbere ngewe ku muntu nkundana nawe ntaba nifuza ko cyamugaragaraho, ntabwo nkunda umusore unywa inzoga. Ese inzoga mupfiki? Ariko muri abasilamu kwera. Turabasilamu n'inzoga ngo ni haramu. Ni haramu. Ntabwo ngiye nkunda umusore unywa inzoga, umusore nyine utazi kwiyitaho. Kwiyitaho ni ugushaka kuvuga iki? Umusore nyine ugaragara neza, usa neza muri make, usa neza, wateruye. umusore ubyibushye ukuntu hejuru. Umusore nyine ubona ko nawe afite igikuriro. Ikindi wenda nko kuri Rakiho ni akarusho. Raki yaje byujuje byose. Nta bindi yakongera. Byose yarabyujuje pe. Bibaho hari igihe umuntu yifuza umuntu koko akaza akamubona nyine nk'uko yamwifuje. Yego. Cyangwa se ntanahinduke. Ko hari igihe unakundana n'umuntu nyuma akazahinduka undi wundi utatekerezaga ko yahindukamo. Hanyuma ukimara kugira inshuti, kugira sheri, ko biri kose ufite inshuti z'abakobwa cyangwa se z'abasore. Inshuti zawe hari ukuntu umuntu agira sheri inshuti zikamukwangisha. Kare ka kuba ku kantu bamuzi nyine, uriya musore ni mubi, uriya musore nta mafaranga agira, uriya musore ni imbwa, utuntu tw'utugambo byari byakubaho? Byambaye kuri Raki cyakubona? Oya, ntabwo ari Raki. Warabikurikije? Oya, ntabwo nabikurikije. Ubundi kirazira kuba uri mu rukundo wowe wumva ukunze umuntu ukajya kumva nyine amagambo yo ku ruhande. Nanjye nyine iyo nakunze mba nakunze, ntabwo nagendera ku byo abantu bambwiye, kuko abantu banze baraza. Buriya abakobwa tugirana amashyari. Hari ukuntu abona wifitiye umusore umeze neza akamwifuza, ariko kuko bitakunda akamubona akavuga ati nanjye ndakora ko shumbaye tereka mu mwangisha. Batandukanye. Niyo mpamvu buriya akenshi ubundi kera kuko umuntu yabaga afite inshuti z'abakobwa wageraga sheri ukajya guperezanta. Muzembereke sheri wanjye. Ukajya kubereka inshuti zawe, bikazatinda bakaguteranya, bikazatinda bakamukwangisha, ariko nta mukobwa uzi ubwenge ukijya kwereka inshuti ze ngo sheri. Oya, ibyo ntawe ukibikora. Ujya kumubereka bagatahana nimero cyane mu minota 0 sumenye ukuntu byagenze. Kandi umutipe ntiwamurenganya. Buriya abahungu bari ibintu byoroshye gutereta. Byoroshye cyane ariko umukobwa yateye intambwe akabwira umuhungu ko amukunda, umuhungu nta cyatuma atabimwemerera. Nta mpamvu rwose. Ako karonga ndakakwibiye. Niba arakumukunda ntuzajye kumwereka abandi bantu. Oya, kubera ko bazamugutwara wumirwe ureba ku manywa y'ihanga ku mezi 2 mu marayi. Ni ukumubereka byagiye mu buryo byatunganye n'ubundi. Hanyuma ku kindi kintu kijyanye n'imibereho mu buzima busanzwe, bihangane kubikubaza. Nangwa mbwa numva atari ngombwa nta kibazo rwose n'ubinsubiza. Ufite akazi? Yego, ndagafite. Urakora nta kibazo? Ubiwanyu cyangwa urikodeshereza? Oya, ntago mba mu rugo ndikodeshereza. Sibwo nutubeshye? Oya, ntago mba. Ise kubera icyo abakobwa benshi iyo umuntu abashije ngo ubiwanyu ngo cyangwa urakodesha hitabye ngo huyango ngiwe ngo mbi wacu. Abantu benshi bazi ngo umukobwa wibana ngabanga ari akagegera, ngo abari sireyi, ngo abagira, kandi nta hantu biba bihuriye. Nta n'ahantu biba bihuriye, ariko iyo ubasha kwishyurira inzu ukabasha kuba wakigurira umwenda,
biba bigaragara nyine ko n'inzu wayishyura cyangwa se n'ibyo ukeneye byose wabyiga. Hari abantu bavuga ngo umukobwa wibana udafite akazi ngo amafaranga yaba yakurayo nyine ngo atari ukwigurisha. Oya, akazi njyewe ndagafite. Akazi uragafite? Yego. Narakara gafite. Yego. Mwe mumeze neza. Kandi urakibera iwanyu? Oya, ntabwo mba mu rugo. Sumba ko warumbeshye? Oya, warumbeshye. oya, ubahereye bwije ukuri njyewe ndibana ndikodesha. ubanje kumbwira ngo mba mu rugo. Oya. Ngenda bizi iyo ubashije umukobwa akenshi ngo uribana cyangwa uba mu rugo. Akenshi iyo uvuze ngo ndibana ndabizi bijya bibaho. Umuntu wese ubwiye ngo ndibana ahita yumva uragacakura, urakaninja, mbese nyine warakuyeho. Niko abantu bibwira ariko ntabwo biba ari byo. Njyewe kubera ko nzi ko ibyo ngibyo nta bindiho, ngomba kukubwiza ukuri ko nibana ntabwo ngemba mu rugo. Ni nabyo byiza ariko buriya iyo wafashe inshingano zo kwibana uba wakuze. Kandi hari n'impamvu bavuye mu rugo. Ababyeyi bakakwemerera. Buri kibi ni uko wava nabi ubananiye nyine mufitanye ibibazo. Ariko kuba wavuga ati mfite akazi reka ngiye kwibana mama bakakwemerera nta kosa ririmo. Naryo. Ahubwo babiha umugisha akavuga ati uzahaha uronke mwana wacu. Ako kazi gakomeze kabeho. Nanjye kuvuga ngo niba ngombwa nzabasura. Nyeberwa aho nasura hariho. Niba nasura Raki kwa Raki, niba nasura Rehema kwa Rehema iwe. Wasura umwe ndakahagusanga. Keretse iyo abantu babana nibwo byoroha. Iyo abantu babana nibwo wenda mvuga ni kambasura. Ariko gutya mutabana namenya se tujyahe. Tuzabasura mwabanye. Ibyo byiza. Akandi kantu nshaka kubaza. Yego. Raki murakundana pe ni byiza. Turana byishimiye rwose. Ariko mu buzima bwawe wifuza ubukwe cyangwa aramutse nakubwiye ati urabona sheri ubuzima tubayemo nta kintu turagira kandi turikundanira twibanira, wabyemera? Cyangwa nawe uri muri bo bakobwa bashaka ubukwe basigaye banabusorera none ntabwo byoroshye? Ubukwe nta mukobwa udakunda ubukwe. Ariko bitewe n'urukundo ukundana n'umuhungu mushobora kwicara mukareba mukavuga ati mu bukwe dushobora gukoresha 5,000,000 cyangwa se 10,000,000. Ariko dushobora kujya mu murenge tugasezerana tukajya mu rusengero ubundi tukagenda tukabana. Ahubwo ayo mafaranga twagakoresheje ubukwe yego tukaba twayashyiramo indi business yaba yunguka. Noneho ubukwe bukazaba nyuma twarabonye amafaranga ahagije. Ntabwo ubukwe ari bwo bwatuma njyewe nshaka umugabo. Nanabukoze ariko akarenge kuragashaka. Oya, umurenge waba ari ngombwa ko n'ubundi kwa mwasezeranye kubana mu byiza no mu bibi. Hari n'abari ubwo wowe ntago wagenda nta murenge. Oya, akundi umurenge biba binoroshye nta n'impamvu yo kugenda utawukoze. Oya, umurenge biba byoroshye kandi uba wihesheje ishema. Niyo utakora ubukwe umurenge ukawukora biba bifite uburyo. Kaba ari n'akarori ko gusezera ababyeyi. Uzi ko hari ubundi ari gukora ukuntu ukora umurenge mwiza rwose iyo utazakora ubukwe. Ukora umurenge neza ukarya mukanywa ukigendera. Ubundi kubaka ntago ari mariage. Kubaka ntago ari ubu. Yego ubukwe ntawe utabukunda nibyo. Ariko wa mugani wawe mu gihe ubona ko bitakunze mukora ibishoboka. Ngo naringize ngo nawe uri nk'aba bakobwa bavuga bati reka ntakoze ubukwe sinava mu iwacu. Oya. Kandi abantu benshi bafite iyo myumvire barahaguma. Barahaguma cyane ko n'ubundi baba bavuga ati reka tuhagume mpaka igihe tubone udukorera. Rwose aremera akagira 35 n'irindwi avuga ati nshaka ubukwe. Kandi uko imyaka yiyongera niko wa wundi wagukorera ubukwe ajya gushaka umwana ukiri muto. Yego. Erega buri umukobwa warengeje imyaka 30 aba yashaje. 30 ubundi nibyo bararyambere ukicaye iwanyu aba yashaje. Rero wowe ntuzageza aho umva nubona arakafite gahunda
ni ugukora umurenge oya njye tukibanira mwakora n'ubukwe rega ubukwe birashoboka buriya ibintu byose ni amahirwe ibintu byose ni kandi amahirwe buriya ubukwe ni abantu umurenge ni abantu buriya ntibazakwishyura kuba ufite amafaranga yo gukora ubukwe ariko ukabura abantu yego ntiwabutaha wenyine rero wa mugani wowe ndumva ubizi rwose ubwenge warabumenye kare ntabwo uri muri bakobwa bizirika ku bukwe kanzu ntintambara agatimba n'ibizakunda nzaguma umusore nutankorera ubukwe induru zikavuga agahera iwabo kandi buriya ikintu cya mbere kubaka kwa mbere ni mu mutima ntabwo ari iriya kanzu usituma rwose witwa umugore reka cyane rwose kuba mwasezeranye uvuga uti agasambu kose umugabo azagura ni akanjye n'umwana wanjye umwana ubundi niwe uba ugomba kunamba zaba ingurube mworoye cyangwa inkoko mworoye ni izacu turazifatanyije twese tuzifiteho uruhare hari umumama njya nganira nawe naje gusanga ikintu cyo gusezerana gifite akamaro gifite akamaro cyane kurusha n'ubwo bukwe kubera ko hari umubyeyi tujya tuganira nawe yifite ibibazo bye nyine bisanzwe yabanye n'umugabo ni birebire sinajya kubigutangirira umugabo kubera ko batari barasezeranye umugore nyine kwa kundi wahukana umugore arahukana aragenda atandukana n'umugabo bari bafite inzu i Kigali umugabo arayigurisha umva kuko batari barasezeranye inzu mushaka kugura ubutaka muri kumwe cyangwa inzu cyangwa ikindi kintu bakabandikaho muri babiri kuko mama mutarasezeranye ufite gushaka icyangombwa cyerekana ko umugore cyangwa umugabo yapfuye kandi niba mutarasezeranye akaba yarapfuye byapfa ubusa urabisigarana umugore yanahukanye aragenda ajya kurera umwana ukwe imyaka irashira irataha umugabo aragenda agurisha ya nzu niba sinzi ukuntu yabikoze ariko ngo bahimba ibyangombwa nyine niba yarashatse undi muntu yita umugore we bakoresha ibyangombwa by'uko umugore we wa mbere bayiguranye yapfuye kandi ari muzima umugore arabimenya abibaza umugabo atari ko se uranyizirika unasezeranye nawe hari isezerano dufitanye ku buryo wambwira ngo iki kintu kandi barayiguranye inzu barayiguranye mu mafaranga harimo n'ay'umugore rwose kwa kundi mwamwishakisha bigashyira bigacamo umugabo aramubwira ati waranasaze njye nasezeranye nawe ku buryo njya kugurisha ikintu nkaza kugabana nawe umugabo arayigurisha ngo banayigurishije kabiri inshuro ebyiri umugabo arayigurisha yongera ayigurisha bwa kabiri yumva bashaka ko baranamufunza bibaze kweri umugore kuko araseba buri icyo avuga abura n'aho ajya warega uvuga ngo iki isezerano riba ari isezerano umugore abura aho ajya kurega buri umuburanira ntiyabona nta n'umwavuka wabona kuko wamuganiye nta kirengera ugira ntaho warega ubwo rero inzu ntiyariwe umugore ntarawo ntibyanze ntacyo kurya ntaho kuba kandi yari afite aho atuye uretse ko n'umugabo byamucanze nawe ari rubebe bitamuhire nawe yajyanye mu bagore rero akantu ko gusezerana niko akantu ko gusezerana akaba ari sawa niko rwose n'ibyanga muzikorera umurenge mwibanire tuzabutana bwo n'ubu turimo gusoza agira ijambo bwira Lucky ikintu namubwira Lucky ndamukunda cyane Lucky ni umwana mwiza akomeze kuba umwana mwiza kuri njyewe no ku bandi ko n'abantu mba numva bari kumushima kandi ndamusuhuje akomeze kugira ibihe byiza reka mbashimire mwese mudukurikirana ko nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri komenti ndetse n'abo mugenda muhamagara mubagira inama zinyuranye ndabashimira cyane tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha